Nongeye kubashimira mwebwe mufata umwanya mureba ibiganiro mbagezaho njye ni Natasha nkaba mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke kandi nkongera nkabagezaho ibiganiro byagufasha umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mbazaniye video mu by'ukuri iragufasha cyane gusobanukirwa umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe. Aba bantu uko ari batanu ntuzagire ikintu na kimwe cyatuma ubitesha mu buzima bwawe kuko ni abantu muri makeya navuga yuko batumye uba uriwe, batumye muri makeya aho uhagaze kano kanya babigizemo uruhare rukomeye cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ntuzahemukire aba bantu batanu mu buzima bwawe. Wakwibaza uti rero abo bantu nabahe? Umuntu wa mbere, umuntu wagufashije kubaka umutima wawe. Yes guys, ni kenshi duhura n'ibintu bikomeye, ni kenshi duhura n'ibintu bitugoye, ni kenshi duhura n'ibintu bivuna imitima yacu, tukiheba tukumva yuko nta byiringiro, tukumva yuko muri makeya nta kintu na kimwe dufite cyatuma dukomeza ubuzima. Ariko wajya kubona ukabona umuntu araje mu buzima bwawe from nowhere udashobora kuba wanatekerezaga, umuntu udashobora kuba muri makeya wari uzi yuko afite imbaraga mu magambo cyangwa se support mu bihe ibyo ari byo byose ushobora kuba wabaga urimo uracamo, ukabona uyu muntu araje aragufashije, umutima wawe arawusanyesanye, ibikomere wari ufite byose urabona yuko ntacyo atakoze kugira ngo abone yuko umererwa neza. Ni amagambo se ashobora kuba yakubwiye, ni ibikorwa se ashobora kuba yakoze, ni imbaraga nyinshi cyane yashyize muri icyo gihe ushobora kuba wari ubabaye, akakuguma iruhande, akagukomeza, akaguha icyo umutima wawe muri makeya wifuzaga uwo mwanya kugira ngo utuze, kugira ngo ucururuke. Kwa kwiheba, kwa kumva yuko wiyanze, kwa kumva yuko udashoboye, utari mwiza, bya bintu bibi cyane wiyumvagamo, bya bikomere byose waciyemo, ukabona uyu muntu aje mu buzima bwawe aragusanyasanye, akugize uwo uriwe kano kanya, aho wumva utuje, aho wumva yuko koko ubuzima bushobora guhinduka ku munota umwe. Ariko iyo habonetse umuntu nk'uwo nguwo ugukomeza, ni umuntu wo kuguma hafi cyane ntumutererane. Yes. Umuntu wa kabiri ni umuntu ukurwanirira ishyaka. Guys, hari igihe ugenda ugasanga wisanze uri wenyine mu buzima, ukumva yuko ibyo ushobora kuba wakora byose ahari ntawe ushobora no kuba yabibona cyangwa se ngo abishime, ariko ugatera nk'intambwe ntoya cyane mu buzima ushaka kugira ngo urebe yuko wagerageza, uyu muntu akabara ari aho ngaho kugira ngo akwereke yuko utari wenyine, sibyo? Uyu muntu akakwereka yuko no matter what ibintu bashobora kuba bavuga mu buzima bwawe, hari amagambo menshi cyane akomeretsa imitima abantu, ugasanga yuko bihebye cyane bitewe n'uko ayo magambo akenshi iyo udafite fondasiyo yo hasi, umuntu yakwigishije kukwereka yuko ushoboye, yuko utari umuntu uri simple, yuko ibintu byose uri capable kubikora. Iyo utagize iyo chance, akenshi ugakubitana n'abantu baguca intege, bakwereka yuko ntacyo uri cyo. Uyu muntu ukabona araje akurwaniye ishyaka, akweretse yuko ntute umwanya utekereza kuri biriya bintu abantu barimo baravuga cyangwa se bari kuguca intege cyangwa se bakwereka yuko udashoboye, ahubwo kora uko ushoboye kose ubereke yuko ibyo bagutekerezaho biri different. Yes, ukurwanirira ishyaka rero ni umuntu ukomeye cyane ukwiye gufata ugakomeza cyane, kuko
si mu byiza gusa kuba iruhande, ahubwo no mu bibi ubona yuko akurwanirira ishyaka mu byo ukora byose. Uyu muntu wakurwanira ishyaka ntuzamwiteshye, hahandi ubona yuko buri wese yagutereranye, buri wese yakweretse yuko udashoboye, ariko uyu nguyu arwana ishyaka, akora ibyo ashoboye byose kuko yabonaga yuko hari ikintu kizima kiri muri wowe. So uyu muntu ni uwo kutajugunya mu buzima, ni umuntu wo gushyira hafi yawe kuko azi akamaro kawe cyangwa se icyo isi iguteganyeho. So ni byiza yuko abantu bakurwanirira ishyaka utashobora kubitesha mu buzima bwawe. Umuntu wa gatatu uza ahangaha ni umuntu wagukunze atitaye kuri uwo uri we. Yes, hari igihe duhura n'abantu mu buzima muri make bakaza mu buzima bwawe kuko hari stati bakubonyeho, ugasanga birababaje cyane kuba unkunze kubera yuko ahari ndi umukire, kuko ndi mwiza, kuko nzi kuririmba, kuko nzi kuvuga. So iyo ubona yuko umuntu muri makeya yakujeho kuko hari target afite, ni ikintu muri makeya kitari cyiza. So umuntu ubona yuko yagukunze, agukundiye ukuri, agukundiye imico yawe, agukundiye uko uteye, agukundiye mbese uwo uriwe muri makeya, uwo ni umuntu nawe wo gukunda kandi ukamwishimira kandi ukumva yuko muri makeya ari uw'akamaro cyane mu buzima bwawe. Umuntu wa kane ahangaha ukwiye kugumana 5/5 ni wa muntu waguteza amatwi mu bihe bikomeye. Hari igihe isi tubirindura neza tukibura twese, hahandi ukebuka ureba wa muntu wari wizeye 5/5 ukabona yuko ntafite umwanya na mutoya kugira ngo akumve. Iyo rero ubona yuko hari umuntu wafashe umwanya we akagutega amatwi, akumva ukuri, akumva uko ubabaye, akumva uburyo muri make uremerewe, akakoresha uko ashoboye kose kugira ngo umutima wawe ucururuke cyangwa se ugire morale muri wowe, uyu muntu ntabwo ukwiye kumujugunya mu buzima bwawe. Ukwiye kuba hafi ye, ukwiye kumukunda, ukwiye kumwubaha, ukwiye muri makeya kumugira umubesti wawe, kuko aha niho umenya umuntu muzima mu buzima bwawe. Ni wa wundi ukugumaho igihe hari ibibazo. Iyo ubona yuko bose bahunze, wa wundi wagumye aho ngaho, wa wundi waguteza amatwi, yaba afite cyangwa se adafite ikintu, muri make akakuguma iruhande mu bibazo byose waciyemo, uyu ni umuntu muri make nakubwira yuko udakwiye kwitesha n'umunsi n'umwe. Umuntu wa nyuma ahangaha ngiye gusorezaho ni wa muntu wishimira iteka iyo abonye hari intsinzi ugezeho. Yes, murabizi neza yuko hari abantu bari hano hanze muri makeya, iyo babonye yuko hari ikintu cyahindutse cyangwa se akazi kabonetse, wahawe iyindi ntera mu mirimo wakoraga, donc ishuri warangije, hari abantu benshi cyane bibabaza ukabona yuko muri make batishimiye icyo kintu, sibyo? Ariko hari abantu muri make baza bambaye umucyo, udashobora kuvuga uti uyu muntu arimo arambeshya cyangwa se arimo arandyarya. So ni ukuvuga yuko nubona wa muntu mu buzima bwawe uzabayungurura, uzabamenya, uzamenya uzasigara hejuru mu kayunguruzo n'uzamanuka, kuko ahangaha nta kintu cyo kubeshya kiba kiriho. Umuntu uzabona yuko akwishimiye kuko hari ikintu wagezeho, kuko hari intambwe wateye, kuko hari ibyiza wakoze, kuko hari ikintu muri makeya wumva yuko wari proud yacyo, yuko izo nzozi zabaho, uyu muntu ukabona yuko ari ku ruhande rwawe, aragushyigikiye, muri makeya ntuzatekereze kumwitesha kuko ni umuntu w'akamaro cyane.
mu buzima bwawe, sibyo? Aha kandi uzamubona yuko si mu byiza gusa, ushobora no kuba waba uri guca mu bintu bikomeye cyane, toujours urabona yuko ari iruhande rwawe, nubwo bwose waba uri kumanuka ugiyo ngiyo urimo urabura imbaraga cyangwa se urabura support, urabona yuko toujours izi role ebyiri arazijua. Ubona yuko intambwe zawe ugana ku nsinzi yawe biramushimisha cyane. Niyo waba uri kumanuka ubona yuko uri losing hope, urabona yuko toujours aba ari aho ngaho kugira ngo akwegure, akwereke yuko imbere ari heza, ntucike intege, akagusubizamo morale, akaguha ibitekerezo bizima. Uyu rero ni umuntu ukwiye kugumana mu buzima bwacu. Yes, aba bantu batanu rero ni ingenzi cyane ngewe mu buzima bwanjye, ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo namwe mbabwire ubu buryo kugira ngo umenye umuntu uri iruhande rwawe nicyo amariye ubuzima bwawe. Urabona ko muri iyi minsi hari depression nyinshi cyane mu bantu. Iyo rero uzanye abantu bari toxic bakaza bakakuvangira, muri make hari ibintu byinshi cyane wabona yuko byazamba mu buzima bwawe. Reka nsubiremo utu tuntu dutanu nihuse ntasobanura, kuko ibyinshi mwabimenye impamvu ki ukwiye kubagumana. Umuntu wa mbere ni umuntu wagufashije kubaka umutima wawe. Uwa kabiri ni wa wundi muri make wakurwaniye ishyaka. Uwa gatatu akaba ari wa wundi wagukunze atitaye kuri uwo uri we. Uwa kane akaba ari wa wundi waguteze amatwi mu bihe bikomeye. Uwa gatanu we akaba ari wa wundi wishimira intambwe utera mu buzima umunsi ku wundi. Yes, nabo bantu batanu rero nari mbafitiye, nizera yuko niba ubafite mu buzima bwawe ukomeze cyane, nturekure. Waba wishimiye iyi video, waba ukeneye yuko navuga byinshi cyane ku mavideo nk'aya ngaya, niba uyishimiye nyandikira ijambo yego Natasha kugira ngo menye niba nabategurira video nk'izi ngizi zitwubaka umunsi ku wundi kugira ngo ubuzima bwacu bugumye bumererwe neza. Ndashaka kugira ngo mbagezeho abantu batanu ukwiye kwirinda muri makeya ugendera kure kandi mu buzima bwawe. Niba ushaka kugira ngo nguhereze iyo video, nyandikira ijambo yes kugira ngo menye niba ukeneye abantu ukwiye kwirinda umunsi ku wundi mu buzima bwawe. Alright, so niba rero wishimiye ko nabivuga, ubwo ni wowe uranyereka icyo twakora. Ibuka uhe thumbs up iyi video, wibuke ukore share, nicyo kintu ngusabye kano kanya nka support yawe. Urakoze rero, turi kumwe naho ubutaha. Ciao, bye bye.